ngo ryari itsinda ry'abasore bari bibye inzoga biruka bayicikanye mu kugera muri feruje z'Inyabugogo ku muhanda ujya mu Gatsata. Abambere bakimara kwambuka feruje ihita igena ko imodoka zimwe zikomeza, bihurirana nuko umwe muri aba basore wari uri inyuma yari yinjiye mu muhanda, imodoka ihita imugonga, ubugabo ngo burangirika nkuko abaraho babigarukaho. Baturutse hano bikore bafite inzoga ngo sinzi aho bazambuye hariya barazibye. Bariruka gutya batatu barahita, uwa kane ni ukubiswe n'imodoka. Imodoka iturutse aho itazagwa mu modoka hariya iramukuba. Shoferi abantu babaye benshi ahita fata moto ariruka ajya guhiga umupolisi, azigarukana n'umupolisi. Abapolisi barimo barakemura ibye nuko mbibonye. Ubugabo bwashizeho shasimbizi baganga nimba bari busanasane barebe uko babigenza basanasane, ariko simbizi ko bari bubishobore. Nukuvuga ngo baturutse mu mashyirahamwe ari nk'abarara barindwi birukanka nyine babirukankana. Agezemo hano rero wagiramo feruje zitari zarekura ziva hano ku Kinamba. Agezemo hano hagati ziba zirarekuye rero ihita imukubita. Nicazi z'abandi birukanse bamugonze igice cyo hasi cy'ubugabo. Ubugabo bwangiritse sinzi no kugira beho, nakuri uri kumureba kuri ari gutera nagwa abaho. Hano mu bugabo bwe hacukunyutse bya danje. Kandi nawe urabibona utereye y'ijisho ari gusamba. Ni imodoka iri mu bwoko bwa nifuso. Neza bamugonze ndi kubireba yarari imbere yanjye. Ikigaragara cy'ahantu yangiritse cyane ni ku bugabo bwe, guhera hano mu nda gutya mu rubavu kumanura ku bugabo bwe, no ku kaboko hose yakomeretse, ariko cyane cyane ni ku bugabo bwe. Niho rwose ntago wavuga ko wagira iki, ntabwo wagira icyizere ko ntabwo wavuga icyizere ko naramuka nabayeho araba ari amayeri. Bari barimo bararwanira hano imbere ariko bapfa izo nzoga. Uwo mutipe yari afite rikere ebyiri za konyagi zino zigura 7 ebyiri. Noneho uriya mutipe sinzi hano aturutse araza arayibashikuza baraharwanira hano kwa Kiroso. Bararwana biranga. Umwe none aravuga ati nago bishoboka, abarayimushikuje muko yimushikuza arirukanka mu gihe ageze hano muri feruje. Imodoka yari imaze feruje yari imaze gufungura. Noneho kiriya cyana kiragiye kiyikubaho, umushoferi abura kwa bigenza akase. Noneho bino mbese ibyango ubugabo bwe abo bari ubwo bubanza hasi, none ahita bukandagira. Umushoferi avamo yirukanka ajya kwirega, abwira polisi ati yarangonze umuntu uburyo anyinjiranye mu modoka kandi feruje yari ifunguye afite n'inzoga. Turabona atari ububeho kabisa, agomba gupfa kabisa. Urebye uburyo ameze nawe ubwawo birebye ntago wabona uwo mugabo ari bubeho. Reka uramusora arapfa, uko biri kose arapfa, kuko nta handi ari gutaka mu bugabo bwe gusa. Ariko turebye ukuntu ameze mu bugabo bwe yangiritse cyane arapfa kabisa. Ntabwo byashoboka, ntabwo rwose umuganga yasanasana bwavuyeho, ubanza ari bwanaguye. Mu kiganiro gito twagiranye n'umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Sylvestre Twaje Amahoro yadutangarije ko uyu musore yagonzwe ubwo yambukiranyaga umuhanda amaze kwambura undi icupa ry'inzoga. Ni kumwe abantu baba bagenda undi basikuza indi cupa yambukiranyije umuhanda imodoka iramugonga. Twarinze tumara gutunganya iyi nkuru nta yandi makuru turamenya kuri iyi mpanuka cyangwa se ngo tumenye uko ubuzima bw'uyu musore buhagaze magingaya. Hari abaturage bavuga ko hagakwiye kubaho ingamba zihariye mu guhangana n'ubwambuzi, dore ko n'uyu musore yagonzwe we na bagenzi be bari kugerageza gucikana inzoga bari bibye. Dieudonné Nshimiyimana, Yongwe TV, i Kigali.